Iki ni ikiganiro ejo. Ndagusuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza. We wahisemo kugumisha urushinge rw'inyakiramajwi yawe ku murongo w'104.3 FM Radio Ijwi ry'Amerika. Tugeze rero muri wa mwanya mwiza mukunda muri benshi wo gukurikirana ikiganiro ejo. Ngiye mugiye kubana mu cy'uyu munsi Ndishimwe Honore. Rika nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Mu Rwanda haracyari urubyiruko rwarangije kaminuza nyamara ugasanga rutagira akazi karwinjiriza rukora, aho rimwe na rimwe usanga hari n'abatinya gutangira kwikorera batinya igihombo maze bagahitamo kumara igihe bashakisha akazi cyane cyane mu bigo bya leta. Iki kibazo kandi ugisanga mu byiciro hafi ya byose by'imirimo, harimo n'ibikorwa by'ubuvuzi bw'amatungo, aho usanga bikorera muri iyi mirimo bakiri bake nyamara umubare w'ababiminujemo wiganjemo urubyiruko wiyongera buri mwaka. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku ngingo irebana n'urubyiruko mu buvuzi bw'amatungo, aho usanga hari rumwe mu rubyiruko rwize ubuvuzi bw'amatungo muri kaminuza ruvuga ko rwabuze akazi, nyamara hari urundi rwatinyutse kwihangira imirimo rudategereje gukorera leta gusa. Muri iki kiganiro turaza kumva rumwe mu rubyiruko rwateye intambwe yo kwikorera ibijyanye n'umwuga w'ubuvuzi bw'amatungo. Turumva kandi rumwe mu rubyiruko ruvuga ko rwize ubuvuzi bw'amatungo rutarabona akazi. Batubwira impamvu. Tuze gukomeza twumva umwe mu bayobozi b'urugaga rw'abavuzi b'amatungo mu Rwanda atubwira uko bafasha abarangije kwiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo. Ese wowe tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba hari rumwe mu rubyiruko rwize ubuvuzi bw'amatungo muri kaminuza rutinya kwikorera? Twandikira ubutumwa bugufi kuri 072 80 28 232 cyangwa se kuri nimero yacu WhatsApp 078 75 814 11. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka Facebook, Instagram na Twitter, maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ibitekerezo byanyu mukomeze mubyohereze, turaza kugira umwanya wo kubisoma. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Ubuvuzi bw'amatungo ni umwe mu mirimo ikunze kugaragaramo abakuze. Umunyamakuru w'ikiganiro ejo Rugamba Jonathan yaganiriye na rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Kayonza rwize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, rumubwira imbogamizi ruhura nazo mu gushaka akazi kajyanye n'ibyo bize. Reka twumve ibitekerezo byabo, turagaruka mu kanya. Nize byerekeye kuvura amatungo veterineri, kandi uwo mwuga rwose twakuze bavuga ko ari w'abasaza. Ikindi ibikoresho byabo birahenze ukuntu, n'izo mbogamizi umuntu aba agenda ahura nazo. Imbogamizi mpura nazo iyo ngiye gushaka akazi, cya mbere ni ukugirirwa icyizere. Hari aho ujya ntibakugirire icyizere kubera ko nibwo ukirangiza amashuri bakumva nta cyizere bagufitiye. Iyo ni experience. Imbogamizi mpura nazo ndi gushaka akazi kajyanye n'ibyo nize, akenshi baba basaba experience, kandi ntabwo nyine tubona uko twapplying ibyo twize ngo tubone experience. Nyine biba ikibazo ugasanga na experience ufite bigatuma utabona akazi kubera yuko ubasaba ibyo udafite. Imbogamizi ya mbere ibamo nuko akazi n'ubundi karabuze, ngo nta kintu n'ubundi kidafite imyanya mu byo navuga twize. Ntabwo turi abantu bo ku rwego rwo hejuru buryo bavuga ngo wenda ngo turi abatechnician bakenewe. So iyo ni imbogamizi imwe, n'ubundi nta kazi gahari. Cya kabiri wenda cy'imbogamizi ni uko iyo ugiye n'ubundi noneho no gushaka akazi habamo ikintu cya experience. So nibaguhaye wenda bakakubaza ibyo wakoze kandi nyine aribwo ukinjira ku isoko. So iyo nayo ni indi mbogamizi ikomeye. Cya mbere ni uko n'ubundi nta imirimo ari mikeya ku isoko. Imbogamizi mpura nazo ni uko akenshi basaba experience kandi ntayo ndagira, kandi nizera ko umuntu agira experience ariko yabonye akazi. None se niba bose basaba experience nta kazi umuntu arabona, agombye kuba baduha akazi ukabona experience basaba. Imbogamizi mpura nazo iyo umuntu ashakisha akazi ku bijyanye n'ibyo umuntu yize, experience cyangwa se ne kumenyereye ibyo wize nyine warabikozemo igihe kirekire. Ku ruhande rumwe birumvikana, ntabwo uzajya mu kazi k'umuntu ari ubwa mbere ukiva ku ntebe y'ishuri ngo ugiye kwita ujya mu kazi nanone utazi ibyo gukora. Ibyo rero akenshi abantu benshi barabyirengagiza, kandi akazi kose umuntu agiye gusaba nibyo ngibyo bamubwira experience y'imyaka runaka, kandi bakibagiza yuko experience umuntu ayigira yarabonye aho akorera. Turamushimiye Jonathan Rugamba, tunashimira uru rubyiruko baganiriye.
aho benshi muri bo bavuga ko bagorwa no kuba basabwa uburambe kandi ntabwo bafite, yewe no kubona aho bakorera imenyerezamwuga biracyagoye. Ese wowe dukomeje kubana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba hari rumwe mu rubyiruko rwize ubuvuzi bw'amatungo muri za kaminuza rutinya kwikorera? Twandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa se kuri nimero yacu WhatsApp 0787581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka Facebook, Instagram na Twitter, maze ukadusangiza ibitekerezo byawe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nubwo atari kenshi usanga urubyiruko rwize iby'ubuvuzi bw'amatungo muri za kaminuza rwihangira imirimo muri ibi bikorwa, hari bake batinyutse kubikora kandi bikabateza imbere. Urugero ni Directeur Veterinary Moise Nkurikimukiza, umusore w'imyaka 27 ufite ivuriro ry'imiti y'amatungo mu mujyi wa Kayonza, waganiriye na mugenzi wacu Isingizwe Marie Claire, maze akamubwira uko amaze kwiteza imbere abikesha kwikorera ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'intumbero afite. Tumwumve, turagaruka mu kanya dukomeze ikiganiro ejo. Nari nsanzwe mfite akazi nkorera abandi, ariko noneho hajemo systeme yo kugabanya abakozi. Ubwo mbona ntabwo ndi guhuza imyanzuro n'umukoresha, aho yambwiraga ngaragabanya amafaranga kandi wowe utaragabanya inshingano. Hita rero binyereka yuko ukorera undi rimwe na rimwe hari igihe bigira imbogamizi nko kuba agufatira imyanzuro kandi atari kuba yenda ngo wowe uragabanya ubumenyi. Ikindi nuko muri uyu mujyi nari nkubayemo iminsi nakenera nka serivisi y'ubuvuzi bw'amatungo nkabura umuti uri karite, kubera yuko usanga wenda hari ufite farumasi ariko nyine kubera yuko batarabyize ku kigero gisa nkaho kiri hejuru, iyo ajya kurangura wa muti wa muturage azi. Ariko noneho twebwe nk'abadogiteri iyo dukeneye umuti dukenera wa muti nyine ugendanye na clinique. Ni muri urwo rwego rero nyine byatumye nikorera kugira ngo nshobore kuziba icyuho cya serivisi zari zitari kunoga cyane bitewe na professionalism yari kabonetse cyane hano muri mujyi wa Kayonza. Aha, watangiye kwikorera umaze igihe kingana iki urangije kaminuza? Ubwo kwikorera ubwo mbibara, ntabwo mbibara igihe nafunguriye hano, mbibara kuva na 2015 kuko nibwo naguze kit igendanye na cesarienne irimo ibikoresho byo kubaga. Ubwo nibwo mbara ko natangiye kwikorera. Naho ahangaha ho nahafunguye mu kwa gatandatu, ubwo nari maze amezi, iyo mbaza ubwo nari maze amezi agera nko mu 8 ngisoza kaminuza. Watangiriye kuki? Nkiri umunyeshuri nakundaga korora, nahereye ku nkoko z'inyama zishika 700. Ubwo ngenda nzamuka hazaho impano nkafasha umuntu yashima serivisi akangabira inka, nisanga ngize inka zigera mu 9. Ubwo njya no mu kazi bisanzwe, nari narateganije gukora ibingibi mbere yuko nsoza nyine nari nariteganije. Ubwo nagiraga saving account, nahereye kuri capital nyine ariko yaturutse mu maboko yanjye n'ubwenge. Tugiye mu buryo bw'amafaranga, iri vuriro ryawe ryaguhagaza amafaranga ngana iki? Ubungubu rihagaze rite? Byansabye gutangizamo miliyoni 3,700,000. Ubwo ntabariyemo ibikoresho ni imiti gusa. Nteganya ko kwa 9 kugomba kugera nkashyiramo izindi miliyoni 2 kugira ngo nshobore guhaza abarangura. Aha, misengera ikibazo cy'amatsiko. Ubungubu ahangaha muri iyi farumasi yawe winjiza amafaranga ngahe ku kwezi nk'urubyiruko rwikorera? Iyo ubaze nyine nsanga ari hagati ya 400 na 600. Ibikorwa by'ubuvuzi bw'amatungo ukora bimaze kukugeza kuki? Nyine urumva ikintu cya mbere nungukiyemo abantu, inshuti. Ikindi ubwo cyavuyemo nyine ubwo nabaye navango ni famous. Iyo uje ahangaha barakubwira ngo iyo uze nka produit y'inkoko cyane muri uyu mujyi bahita bakubwira ngo urayisanga kwa Moyize. Ikindi nyine ni ibikorwa remezo nagezeho navango ni personal asset, yari bibanza ari mfite ibiraro by'inka z'amata, nkagira n'ibiraro by'inkoko zishikamo 4,000. Ni muri byinshi nyine urumva nageze ku bintu birenze kimwe bitewe n'umurimo. Turi kugenda tugana ku musozo. Dr. Moyize, ufite intumbero ki? Intumbero ya mbere mfite niyo kuzakora ivuriro rikuru ry'amatungo mu ntara y'Iburasirazuba. Ikindi mfite intumbero yuko nyine ndi guteganya kuzajya n'importa imiti. Tugushimire ku kiganiro cyiza tugiranye, ugire umunsi mwiza n'akazi keza. Murakoze. Moise ati, nabonye umukoresha wanjye angabanyirije umushahara kandi atagabanyije imirimo
nkabona rimwe na rimwe hari imiti abakiriya bakeneraga akayibura. Ubwo rero mfata umwanzuro wo kwikorera kandi bimaze kunteza imbere mu buryo ninjiza arenga 600 ku kwezi. Wowe ugifungura inyakiramajwi yawe, iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro ejo, aho mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turi kuganira ku ngingo irebana no kwihangira imirimo ku rubyiruko rwize ubuvuzi bw'amatungo, aho usanga hari bamwe muri bo bavuga ngo imirimo yarabuze kandi nyamara byashoboka ko bakwihangira imirimo bakora badatigiye amaboko leta. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni ngendanwa ariyo 0280282232 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787758111. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka Facebook, Instagram na Twitter. Tom Close ati kubipataro ukore kura amaboko mu mufuka udakora ntakarye. Dr. Umukiza Bernardine ni umugenzuzi mu rugaga rw'abavuzi b'amatungo mu Rwanda. Arasobanura uburyo bafasha abarangije kwiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, aranagira inama abakitinya muri uyu mwuga. Ni mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'ikiganiro ejo David Hitimana. Nitwa Dr. Umukiza Bernardine, nkaba ndi umugenzuzi mu rugaga rw'abavuzi b'amatungo mu Rwanda. Urubyiruko rwikorera mu bikorwa by'ubuvuzi bw'amatungo dufite abantu 3,300 bo mu rwego rw'abatekinisiye, ariko iyo tugiye mu rwego rw'abo guhera kuri Dr. Veterinary dufite abantu 350. Hanyuma abandi bakora mu nzego za leta no mu miryango yindi ikorera. Mubafasha gute guhangana n'imbogamizi bahura nazo? Uburyo tubafasha guhangana n'imbogamizi bahura nazo, ngiye mbere ho gatoya tuba twarabasuye mu bigo byabo, tukabamenyesha urugaga, tukabamenyesha uburyo bagomba kwinjiramo n'imyitwarire nibamara gusohokamo. Iyo basohotsemo rero bakegera urugaga bakiyandikisha, turabakurikirana. Ababona kwimenyereza umwuga, hari abo duha amatraining cyangwa se amahugurwa ku buvuzi. Ubwo ibikurikiyeho hari abahabwa ibikoresho nko gutera intanga, kubaga, turahugura tugatanga n'ibikoresho. Ubwo ni ubufasha bw'ingenzi bukomeye bwo kuba yatangira kwikorera. Iyo duhuye n'uwo nguwo utegereje ko leta imuha akazi, tumugira inama yo kwihangira imirimo, kuko urubyiruko rw'abaveterineri ni umwuga mwiza, ni ubutekinisiye. Kuba umutekinisiye ntabwo wabura ikintu ukora. Turabahugura tukabereka amahirwe y'akazi ahari, tukabereka ko hari ibintu byinshi byo gukora, ndetse hari n'uburyo bwinshi bwo kuba wabona ubufasha kugira ngo utangire kwikorera. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro gito tugiranye, noneho ni iki mwashishikariza urubyiruko rurangiza kwiga za kaminuza rugatinya kuba rwakwikorera cyangwa se rwakora ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, kuko ari nayo domaine baba barimo? Urubyiruko rukirangiza kaminuza n'abarangije ndetse badafite ikintu bari gukora, ubu icyo nabashishikariza cyane ni uko bakwihangira imirimo bakikorera, kuko mu kiveterineri hariho amahirwe menshi cyane. Mu murenge habamo umuveterineri umwe, ntabwo uwo muntu yakurikirana amatungo yose ari muri uwo murenge ngo bizashoboke. Bivuga ko hakenewe abikorera benshi bagufatanya n'uwo muntu. Nabagira inama rero yo kwihangira imirimo, bakegera urugaga bakiyandikisha, urugaga rukabagira inama, bagafata ibyangombwa bagatangira gukora. Aho bagize ikibazo bakaba bakwegera ubuyobozi bw'urugaga rukabaha inama zikwiye. Witinya, oya witinya, shira umutima mu nda, kuko nanjye izo mpanuro nizo zangiza undi we. Humura. Yes. Nitwa Andy Bumuntu, ndi umuhanzi nyarwanda, nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika 104.3 FM. Stay in touch.
Ndabashimiye mwese mukomeje kutwereka ko mudukurikiye. Rero nk'uko maze kubimenyera, buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none bugiye kwibanda ku kiganiro cyatambutse ubushize, aho twareberaga hamwe ingingo yo gutanga amaraso. Reka ubutumwa bwa none mbubimburire kuri Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke, aho yagize ati igikorwa cyo gutanga amaraso ni cyiza kuko bifasha abababaye kwa muganga. Ferdinand we yagize ati gutanga amaraso ni byiza cyane kuko ubutanze ubuzima nta kiguzi. Naho Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati gutanga amaraso nta ngaruka mbi bigira ku buzima bw'umuntu. Ati kuko gutanga amaraso ni ugufasha n'umutima ukunze ugatabara abababaye. Dukomeza Kwizera Ernest we yagize ati nkunda cyane Ikiganiro Ejo. Naho kuri iyo nsanganyamatsiko hagakwiriye gukorwa ubukangurambaga mu gushishikariza abantu gutanga amaraso. Namwe mwese mudukurikiye muri aka kanya mwifuje kudusangiza ibitekerezo byanyu, mwakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0785854141 cyangwa se kuri 0722888823. Ndasubiramo 0722888823 cyangwa se kuri 0788758141. Iyi nimero wanayifashisha kuri WhatsApp. Ariko nanone mushobora gukoresha izindi mbuga nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Ariko nanone mwifuje gukurikira ibiganiro byatambutse mwabisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Dukomeza n'ubutumwa bwa none Tuyizere Seti uherereye i Kigali we yagize ati nigeze kumva amakuru avuga ko umuntu yahawe amaraso ashobora gufata imico y'umuntu yakiriye amaraso ye. Naho Ntakirutimana Joseph uherereye mu karere ka Rwamagana yagize ati gutanga amaraso haba ku bato n'abakuze bagakwiriye kubigira inshingano kuko nta ngaruka. Reka ubutumwa bwa none mbuhinire ku wase Angelique aho yagize ati gutanga amaraso mu gihe nta bundi burwayi ufite ni ingirakamaro. Kubaho ni ugufashanya no gutabarana mu gihe cy'amage. Rero gutanga amaraso ni bumwe mu bufasha bwo guha icyizere cyo kubaho ku barwayi bakeneye amaraso. Bakunze b'ikiganiro Ejo, ubutumwa bwa none mbuhiniye aha, tuzasubire gutaha mu mwanya nk'uyu. Ese wowe twabanye mu kiganiro Ejo cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba hari rumwe mu rubyiruko rwize ubuvuzi bw'amatungo rutihangira imirimo? Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni ngendanwa ariyo 0722802822 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka Facebook, Instagram na Twitter. Ibitekerezo byanyu nimukomeze mubyohereze, tuzabibagezaho mu kiganiro Ejo cy'ubutaha. Niba kandi waracikanywe n'ibiganiro Ejo byabanje, wajya kuri YouTube channel yacu ari Ejo Youth Echo ukabikurikira uko byakabaye. Ndabashimiye rero kuba mwabanye nanjye mu kiganiro Ejo cy'uyu munsi. Iki kiganiro mugitegurirwa kandi mukakigezwaho n'abanyamakuru mu muryango Ejo Youth Echo, umuryango ukorera i Kigali mu Rwanda, ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Twibuke gukaraba intoki igihe cyose turi mu bantu, twambara agapfukamunwa neza kandi duhana intera nibura ya metero imwe, turushaho kwirinda virusi ya corona. Ikiganiro Ejo cy'uyu munsi cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispé yari ku buhanga bw'ibyuma. Jye mwumvaga muri studio Ndishimwe Honore. Mukomeze munogerwe na gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro Ejo naho ubutaha.